muraho neza, twongeye gushima Imana ikiturinze. Imana ihabwa icyubahiro, ubwo ni ubuntu bwayo ikomeje kutugaragariza. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana ndabanza nivuge ni umuco abasangira ijambo ry'Imana. Nitwa Bukuru Jeremiah, ndi umukristo, ndakijijwe, ndi umusore, senga muri ADPR mu rurembo rwa Gihundwe. Imana itwishimire. Aya masaha tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tugiye gusanga mu rwandiko rwa mbere ko rwanditswe na Yohana, ibice ni 2 umurongo wa 3 kugera ku wa 6. Twumve icyo Imana ivugana natwe aya masaha mu buryo bw'ijambo ryayo. Umutwe uravuga ngo ibyo kwitondera amategeko. Umurongo wa 3, iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi ntiyitonde amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ntikuri muri we. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo rwe akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we. Umurongo wa 6, kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Yesu ashimwe. Aya masaha tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe uvuga ngo uzi Imana uwo ari we. Yesu ashimwe cyane. Uzi Imana uwo ari we n'ugenda muri we uwo ari we. Yesu ashimwe. Tugiye kuganira ku bintu bibiri bivuga ngo uzi Imana uwo ari we n'ugenda muri we uwo ari we. Yohana yandika urwandiko rwa mbere nk'ibice 2, aravuga ngo iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Ikintu kimenyesha umuntu yuko azi Imana nuko yitondera amategeko ye, nuko yitondera akubahiriza amategeko ye. Kuko umuntu witondera amategeko ye aba anubaha iki ayo mategeko, cyangwa se akora icyo ayo mategeko amubwira. Arakomeza aravuga ngo uvuga ko amuzi ntiyitondere amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ntikuri muri we. Niba uzi ko uzi Imana ukaba utagendera mu mategeko y'Imana, uri umubeshyi kandi ntabwo ukuri kuri muri wowe. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Iyo witondeye amategeko y'Uwiteka, urukundo cyangwa se ubwagarije Imana urukundo, ngo kandi urwo rukundo ngo ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri wowe. Haleluya. Bene data bakundwa, bavandimwe, dukwiye kwitondera amategeko y'Uwiteka. Bibiliya yatubwiye ngo urukundo uba ubwagarije Imana, urwo rukundo muri make, iyo umaze kugendera mu mategeko y'Uwiteka nk'uko bikwiye, iyo umaze kwitondera amategeko y'Uwiteka, cyangwa se iyo witwaritse kuri ayo mategeko ukirinda kugenda rimwe usitaraho, uba ugaragaje Imana iki? Urukundo. Salomo we yanditse mu gitabo cy'imigani mu bice 8:17, hari amagambo avuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Rero umuntu ukunda Imana ni uwitondeye iki? Amategeko yayo. Umuntu uvuga ko azi Imana ni umuntu witondeye iki? Amategeko yayo. Umuntu ukwiye kugendera muri we neza ni uwitondeye iki? Amategeko yayo. Iyi minsi, ibi bihe turimo, birakwiye ko wa musore we, wa mugabo we, wa mukobwa we, wa mubyeyi we, witondera amategeko y'iki? Y'Imana. Niba uvuga ko uzi Imana, niba uvuga ko ugenda mu Mana neza, ntiwitondere amategeko y'Imana nk'uko biri tubwiye,
menya ngo uri umubeshyi, kandi ntabwo ukuri kuri muri wowe. Yesu ashimwe. Turi mu bihe bigoye, ibihe bitoroshye, ariko reka mvuge iki kintu: we kwita ku kikuriho, ahubwo wite ku kikurimo. Yesu ashimwe. Kuko niwita ku bikuriho birabasha gutuma uteshuka kwa mategeko y'Imana, ariko niwita ku kikurimo, haleluya, niwita ku kikurimo urabasha kurinda agakiza kawe, urabasha kugasigasira. Ariko niwita ku bibazo urimo muri iyi minsi, niwita ku bukene urimo, niwita ku bushomeri urimo, niwita ku madeni ufite, niwita ku burwayi ufite, birabasha gutuma utitondeye amategeko y'Imana. N'ubundi Daniyeli arakomeza arandika mu gitabo cyavuga ngo abazi uwo Mana yabo ngo bazakomera, ngo nibamara gukomera ko iby'ubutwari. Niba uzi ko uzi Imana ya yindi itari Bayali, imwe itari Dagoni, ya yindi yica igakiza, ya yindi ikura ikuzimu igashyira hejuru, ya yindi ikura umuntu ahantu hasuzuguritse ikamusa n'ibikomangoma, iyo ngiyo niba uzi kuyizi, mukobwa, mugabo, musore, mubyeyi, uzakomera. Kandi ikindi, numara gukomera uzakora iby'ubutwari. Twakomeje dusoma ku murongo wa 6, kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Bibiliya itugaragariza Kristo, Yesu Kristo, nk'icyitegererezo cy'abizera, ari uko Yesu Kristo yagendaga. Uko yagendaga rero, uyu munsi, iyi saha y'isegonda, urasabwa kugira nk'uko yagendaga, kuko ni icyitegererezo cy'abizera. Mwene data, Imana yashaka ko witondera amategeko yayo. Imana yashaka ko ugenda mu nzira itunganye. Imana irashaka ko wa mukristo we, wa munyamasengesho we, witondera amategeko yayo. Muri byose ugatunganira Imana. Ibyatuma utayitungana cyangwa ibyatuma uteshuka kwayo mategeko ni byinshi, ariko usabe Imana yongere iguhe imbaraga. Ibyo abandi bakora nawe wabikora, ariko nuko abantu benshi muri iyi minsi bahugiye ku bintu bazasiga mu isi, bahugiye ku bintu by'umwanya mutoya, nk'aho bagahugiye ku bintu by'agaciro, ku bintu bizaramba. Abantu benshi bateye Imana umugongo, ariko Imana iragusaba ngo nuyegere. Imana iragusaba ngo niwongere wibuke ibihe byawe bya kera, wongere ugaruke ku Mana. Abantu benshi baratanye, abantu benshi biyogiye imihamagaro yabo, abantu benshi bahugiye ku bintu, bari mu gahugi. Ariko mukobwa, musore, mugabo, mubyeyi, aya masaha va mu byo urimo ushaka ushaka Imana. Va mu byo urimo witondeye amategeko y'Imana, kuko Bibiliya yatubwiye ngo umuntu uzi Imana niwitondeye amategeko yayo. Na Samweli avuga ngo ukunda Imana ngo nkunda abankunda, kandi abashakana umwete bazambona. Niba uzi ko ukunda Imana, itondeye amategeko yayo. Navuze ngo we kwita ku kikuriho, ahubwo niwite ku kikurimo. Ukurimo niwe ukomeye kurusha ikikuriho. Ukurimo afite imbaraga ziruta ibikuriho. Mukristo mwene data, niryo jambo nari nkuzanye nkubwira ngo niba uzi ko ukunda Imana, niba uzi ko uzi Imana, itondere amategeko yayo. Niryo jambo aya masaha Imana yampaye kubazanira hano. Murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, kandi Imana ibafashe. Amen.